Yesu Kristo nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo tubyutse dushima Imana yacu itabura kubigenza, Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, Imana itwongereye umugisha ikaduha umwuka wo guhumeka, Imana yitamuruye mu bumana bwayo ikaturengera, Imana idufiteho imigambi myiza gusa, Imana yuzuye urukundo no gukiranuka n'imbabazi, Imana yacu nishimwe. Ndagusuhuje mwene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, bari mu ntara, bari hanze y'igihugu cyacu. Yesu Kristo nashimwe. Bakristo bitorerera Yono Mountain Church mu Rwanda aho muri hose, Yesu Kristo nashimwe. Tubyutse duhereza Imana yacu icyubahiro, igira neza rurangiza rwa burundu, Imana inyuranye iminsi n'ibihe, Imana ihindura amateka, Imana irambura ukuboko kwayo igahaza kwifuza kubiriho byose, byaremwe byose. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera muri iki gitondo banza Imana uyishime, banza Imana uyihereze icyubahiro, banza Imana uyereke ibyawe by'uyu munsi, banza Imana igendane nawe, banza Imana ikuyobore, banza Imana ikubanzirize muri gahunda ugiyemo zose. Imana nishimwe. Banza Imana irogoye imigambi y'ababisha bawe bose, banza Imana hose, banza Imana igutunganyiriza inzira. Imana nishimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Yono Mountain Church mu Rwanda. Hanyuma rero dukomeje kuba muri teme yacu yitwa gukomezwa n'Imana. Ndakwifuriza, ndi kugusengera ngo Imana igukomeze, ikwagurire imbago, Imana igukomeze, ikuneshereze urugamba uriho. Gukomezwa n'Imana, iyo wakomejwe n'Imana no ku rugamba irakuneshereza, ugatahukana intsinzi, ugasohoka muri icyo kibazo wuzuye amashimwe. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Iyo Imana igukomeje ikubambira amahema ikakwimana, ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Imana rata ikugeza muri future yawe, ndavugana nawe wa rubyiruko we, ukayigeramo neza, ukuzura amashimwe. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Imana ikubashisha kureka ibyaha n'igisa nacyo. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Imana ikubashisha guhinduka icyaremwe gishya. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Imana iguha umugisha aho ababisha bawe bari bakwitegeye. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Ntabwo umuntu aseba, ahubwo umuntu yuzura amashimwe. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana ihinduranye iminsi n'ibihe. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nkwifuriza nuko Imana yagukomeza, icyo nkwifuriza nuko Imana yakwagura. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Mu gitondo numva inyoni ziririmba, zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe nirondo. Iyo Imana rata imanukanye gukomera kwayo ku buzima bwawe, ibintu birahinduka, ariko bishobokera uwubaha Imana. Gukomera kwawe ni uko ubanza ukubaha Imana. Gukomera kwawe ni uko ubanza ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Gukomera kwawe ni uko uva mu bidafite umumaro. Gukomera kwawe ni uko uhindukira ukireba, ukareba iminsi y'impfabusa, ukareba ibihe byawe byapfuye ubusa, umwanya wawe watakaje uri mu byaha, ukareba ukuntu ubutunzi bwawe wabusesaguriye mu bidafite umumaro. Warangiza ugahindukira ukihana, ukavuga ngo Yesu ndagushaka. Imana noneho ikagukomeza. Gukomezwa n'Imana. Kandi iyo ukomejwe n'Imana ukomeza kunyura mu nzira zigororotse, ugakomeza gushakashaka Imana, kuko buriya umukristo umunsi ku munsi wisomamo ko waguye, wisomamo ibyaha wakoze. Umunsi ku munsi ubona ibitagenda neza muri wowe, ugakomeza ugashaka kugorora inzira z'igisiyoni, ugashaka kugorora inzira, kunyura mu nzira nziza, kugira ngo urusheho kugira umubano mwiza n'Imana yawe. Buri gihe umuntu yisomamo ibyaha, umutima wawe urabikwereka, ukavuga uti yo ndi umunyantege nke, yo simbasha kugirira neza bene data, yo simbasha gusura abarwayi, yo simbasha. Mbese hari ibintu byinshi wisomamo ukabona rwose ko byanze, ukavuga ngo Mana rero babarira umpe imbaraga.
niyo mpamvu gukomera kwawe ari uko wubaha Imana, kandi burya inzira zigororotse nizo ziguhesha ibyiringiro. Imana nishimwe. uyu munsi nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi 104 umurongo wa mbere gusa. Handitse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Imana ishimwe cyane. Wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Imana nishimwe. Iri ni ijambo Dawidi yavuze, aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Turacyavuga gukomezwa n'Imana. Imana ahantu yibanda cyane ni mu mutima wawe. Mu mutima wawe niho Imana yirebera, ikareba ibyo waraye ugambiriye wa mugabo we, ikareba ibyo waraye ugambiriye wa musore we, wa mubyeyi we, wa mukobwa we. Imana yitegereje irareba muri iri joro ritambutse no muri iki gitondo tukandagiyemo ibyo wagambiriye. Ese wagambiriye ibihimbaza Uwiteka? Wagambiriye ibituma Imana ishimwa muri wowe? Ko dushaka gukomezwa n'Imana, bimeze gute? Ese urakomezwa n'Imana mu mutima wawe huzuye ubugome, mu mutima wawe huzuye ubusambanyi, mu mutima wawe huzuye urugomo, mu mutima wawe huzuye ishyari? Ntago byashoboka. Ariko Dawidi aravuze ngo mutima wanjye. Nawe vuga mutima wanjye, vuga umutima wawe muri iki gitondo cya kare. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Nuhimbaza Uwiteka, ntago wahimbaza Uwiteka utitekerejeho. Banza witekerezeho, urebe kugira neza kw'Imana yawe ku buzima bwawe, kitaguhwanyije n'ibicumuro n'ubugome wagize, ikakugirira neza. Nurangiza uhimbaza Uwiteka, uhindukire uve mu byaha. Uhimbaza Uwiteka ureka ibyaha n'igisa nacyo. Uhimbaza Uwiteka ugorora inzira unyuramo buri munsi. Ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Ese urumva mu mutima wawe harimo guhimbaza Uwiteka, cyangwa mu mutima wawe urihimbaza? Mu mutima wawe urahimbaza ubutunzi ufite, uri kwihimbaza ukagira ngo ibyo utunze byose isi Imana yabiguhaye. Izo mbaraga zawe ni ukubera Imana. Dawidi aravuze ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Kandi Dawidi yari umwami, Dawidi yari atunze, Dawidi yari afite ingabo nyinshi, ariko arangije aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane. Dawidi aravuga ngo Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, kuko yari yibutse ukuntu Imana yagiye imukomeza ikamuneshereza intambara zitandukanye, igatsinda abanzi be. Tukivuga gukomezwa n'Uwiteka, Dawidi yibutse ko Imana yamukomereje amaboko. Haravuga ngo Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane. Imana nishimwe. Haravuga ngo wambaye icyubahiro no gukomera. Imana ishimwe cyane. Nimba ukeneye icyubahiro, Imana iragifite, izakiguha, kuko nawe umutima wawe wahimbaje Uwiteka, kuko mu mutima wawe harimo kunyurwa n'Imana. Dawidi avuze neza ngo Uwiteka Mana yanjye. Imana ishimwe cyane. Ngo wambaye icyubahiro no gukomera. Iyo Mana ntacyo wayiburanya. Wowe mbabarira, mu mutima wawe habemo guhimbaza Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Habemo guhimbaza Uwiteka. Imana nuyihimbaza nayo iragukomeza, urakomezwa n'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Imitima yanyu igenda ihimbaza Uwiteka uyu munsi. Uhimbaza Imana, wirata Imana, wirata Uwiteka. Reka nkubwire, no mu ntambara iyo uri kwirata Imana, Imana irururuka igakora. Guhimbaza kwawe kumanura Imana cyane ku buzima bwawe, yarangiza ikitegereza ibyagushoye n'ibyakuzengereje, Imana ikakurengera. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana.
ndabakunda cyane. ineza yawe urukundo rwawe